Yes, reka mfata akanya mbasuhuze. Amazina yanjye banyita Zebra Rwabugiri, nsanzwe ndi umuraperi hano mu Rwanda. Nyuma yo kumva rero gahunda ihari yo kurwanya ruswa n'akarengane, nanjye nahisemo gutanga umusanzu wanjye kuri ruswa. Ruswa ni kumwe ujya gusaba serivisi ahantu ugatanga ikiguzi ku byo wakaboneye ubuntu. Ruswa ni kumwe kwa muganga utajya ku murongo kavurwa gaheri hari uwavunitse umugongo. Ruswa ni kumwe usaba akazi umukira kikubona kakubwira kakaguha mubanje kuryamana. Ruswa ni kumwe afanda kubwira ngo watinze ukishyura ko yagufasha utwaye wasinze. Ruswa ni kumwe gitifu utari mwiza gutegeka kumugurira kemera kubaka inzu mu manegeka. Ruswa ni kumwe rwiyemeza miri babona isoko binakabizambye babishoboye bahari kuko namugisha n'amahoro biba mu kurya ruswa. Kumva kayuhembwa ari make n'imyumvire y'abaswa. Ndasaba bakoresha ubupfura mu gutanga akazi, ndasaba ubunyangamugayo bwuzuye mu bayobozi. Ruswa murabizi munga iterambere ry'igihugu, gutanga no kwakira ruswa byose n'ubugugu. Ahari ruswa nta kigenda ubuzima burahenda, niwahabona amashuri amavuriro n'imihanda. Tuyirwanyirize hamwe dusenyere umugozi umwe, dutanga amakuru abo bigaragayeho bahanwe niko kuyikumira. Gerageza uzabumbwira agace karimo ruswa nibucya ntago bwira. Gusiragizwa mu nzira bigomba kurangira, urugamba rwo kurwanya ruswa nibwo rugitangira. Hakenewe ubufatanye hagati y'inzego zose, turandura ubwo buriganya bwugarije isi yose.